uyu munyamasengesho yahawe impano yo gusenga afite uburyo Imana imwumva agirana komunikasiyo idasanzwe n'Imana. Imana izi ko uyu muntu ari intumwa y'abantu. Ubundi umunyamasengesho usengera abantu aba ari intumwa y'abantu, nubwo atari we nzira igeza abantu ku Mana, ariko ubundi intumwa ya rubanda. Ndi intumwa ya rubanda ku Mana. Nimba untumye ndagera ku Mana mvuge nti Mana, wambwiye ko ikintu uzajya nsaba mu izina ryawe uzajya ukimpa. None nje ndi intumwa ya runaka yampaye icyifuzo, nje kumusengera. Aleluya. Amen. Aribyo nshaka uyu munsi, gusengera abantu bakurikirana chano yanjye no gusengera abantu bampaye ibyifuzo. Ndumva nashatse kubasengera nicaye ku isi yose. Abantu bararize birenga kurira baraniha, bageze mu rwego nabyo batakibishoboye. Abantu bahuye n'ibigeragezo bageze ubwo bumva bemeye kubana nabyo kubera gutinda gusubizwa, ariko baranga babikinya, ntibava mu nzu yawe, ntibava mu murimo wawe, ntibacika intege ngo bagwe mu byaha, banzura kubikinya. Ariko uyu munsi hari itegeko ryihuse, ijuru ryanzuye ko aba bantu bari bubone gutabarwa. Tubaye kazi mwese mudukurikiye kuri channel ya Evangeliste Mama Lionel. Tubaye kazi mwese mwari mwaratubuza, ariko turahari cyane. N'umubyeyi wanyu Mama Lionel arahari cyane. Tubaye kaze, tubabwiye ngo Imana ibahe umugisha ndetse kandi mukomeze mugubwe neza cyane. Uyu munsi rero nta kintu kituzanye, tuzanywe n'akanya keza ko kubasengera cyane, ko mukunda kutubwira mu bitekerezo muduha, mukatubwira ngo tubasengere, mukaduha n'ibyifuzo ngo tubasengere. Umukozi w'Imana rero Mama Lionel azanywe no kubasengera, ndetse kandi turanahera cyane ko uko ari akamaro k'amasengesho. Ako kamaro k'amasengesho rero niko tuje kuba tuvugaho, ariko nanone tuza kuba no kuba tubasengera kugira ngo tubaragize Imana kuri bya byifuzo byanyu mufite, abisengere kuko arahari. Ariko mbere yuko nakiri umukozi w'Imana Mama Lionel, tugiye kuba tubana kuri channel Evangeliste Mama Lionel, nagira ngo utangire n'isengesho ubundi tuze kuba twinjira muri uyu mwanya mwiza. Mana Nyiringabo, tubonye umwanya mwiza wo kuza imbere yawe. Umuririmbyi we yasenze abisaba ngo umpakanya Yesu nze nkwegere. Uyu ni umwanya tuje imbere yawe wo gusenga kandi no gusengera abantu. Turasabye ngo aya masengesho n'iki kiganiro bize kugenda neza, kandi turasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikirana aya masengesho tugiye gusengera abantu, nawe nubwo atatanze icyifuzo asubirizwe muri aya masengesho. Tubisenze dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Duhera kuri icyo rero tugana kuza gusengera abantu. Ese akamaro k'amasengesho nakahe wisengeye? Akamaro k'amasengesho wisengeye n'akamaro k'amasengesho wasengewe n'undi muntu. Byose bikora kimwe, ari ayo wisengeye ari nayo wasengewe n'abandi. Ahubwo umuntu yisengera ryari? Umuntu yisengera mu gihe yumva afite imbaraga zo kwisengera. Nk'ahana nigeze nta Bibiliya yageze igaragaza yatanze icyifuzo, yigereye yagishiro. Ariko tubona ko hari igihe utabwa muri yombi n'ikibazo, ukabona ikigeragezo cyangwa ikibazo cyagutaye muri yombi, ukeneye gusengerwa. Turebye Petero igihe Herode amuta muri yombi, ntabwo Herode yatabawe cyane n'amasengesho yisengeye, ahubwo yatabawe n'amasengesho ab'itorero bamusengeye. Biravuga ngo bagira n'umwete wo kumusengera. Hari ahantu umuntu agera akumva amasengesho yarashize bitewe n'ikibazo, kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo urushyize kera ruhinyuza intwari, nta wiheka. Kandi niyo mpamvu Imana yashyizeho uburyo bwo gusengerwa, mwikoranire imitwaro. Aya masengesho yo gusengerwa agira akamaro n'ubundi kangana nayo wisengeye, ariko aya yo gusengerwa akenerwa cyagiye uvuga uti ntako ntagize, akenerwa cyagiye ikigeragezo cyagutsikame kitari gutuma usobanura amagambo, akenerwa cyagiye watawe muri yombi. Aya masengesho yo gusengerwa kandi agakora cyane
ahantu hose tugenda tuyasanga dusanga yarihuse yagize umuvuduko cyane kuruta yo bisengeye kuko iyo turebye amasengesho abitorero basengeye Petero yagize umuvuduko cyane kuruta ayo bisengeye yagize umuvuduko cyane kuruta ayo Sara yasenze ayo Hana yasenze aya masengesho yo gusengerwa agira umuvuduko cyane impamvu agira umuvuduko nayake nuko aba bantu baba bagusengera icyambere Imana ibarabahaye impano kuko hari igihe wisengera udafite n'impano yo gusenga kuko n'impano yo gusenga ibaho hari umuntu ugira impano yo gusenga ndugu yangu isengesha akarizamuka ubumana akinjira muri operasiyo y'ikibazo akakijagajaga inguni zose Imana kuko imuze mu mwuka wo gusenga kavuga iti numvise gusenga ku bwoko bwanjye nona mpise mpaguruka nje gushyira mu mahoro uwo bacunira ingone kuko bimanukiye mu kintu cyitwa gusenga uyu munyamasengesho rero ufite impano yo gusenga no gusengera abantu birashoboka ko yanakumvwa kuruta we wisengera kinacyo tukivugeho atari uko twishyize hejuru uyu muntu afite uburyo asabana n'Imana yabigize umwuga natwe twabigize umwuga ari igihe umugabo wanjye ajya mbaza mu gicuku nka saa 9 ntangiye kuzunguruka urugo kambwa atari ko giye mbona ukoze muri matsiyeri z'amasengesho tigiye mbona narashatse amasengesho ntarashatse umugore yego kuko mba numva gusenga ubundi kuganira n'Imana kwanjye nukuyisenga iyo nyisenga mba numva ndi kuyibwira nk'umubyeyi mba numva mfite ingingo njya ngira ingingo iyo nsenga nkumva hari ingingo ntarambikamo nk'iyo Hana yarambitsemo Hana yageze kurambikamo ingingo aravuga ngo nubona umubabaro umuja wawe ama umwana w'umuhungu hari nurambikemo ingingo agakubitamo umuhigo nk'ifuta yaravuze ati numfasha nkanesha ababisha ikizatunguka mu rugo mbere nzagikora ariko uyu nyamasengesho yahawe impano yo gusenga afite uburyo Imana imwumva agira na communication idasanzwe n'Imana Imana izi ko uyu muntu ari intumwa y'abantu ubundi umunyamasengesho usengera abantu aba ari intumwa y'abantu nubwo atari we nzira igeze abantu ku Mana ariko ubundi intumwa ya rubanda ndi intumwa ya rubanda ku Mana nimba untumye ndagera ku Mana mvuge ni Mana wambwiye ko ikintu uzajya nsaba mu izina ryawe uzajya ukima none nje ndi intumwa ya runaka mpaye icyifuzo nje kumusengera Alleluya amen ari byo nshaka uyu munsi gusengera abantu bakurikirana cano yanjye no gusengera abantu bamaye ibyifuzo ndumva nashatse kubasengera nicaye ku isi yose abasengeraga mwebanga ariko umunsi nahaswe n'umwuka kuza gusengera abantu bamaye ibyifuzo ndetse n'umuntu nkurikirana kuko ubu ngubu ububona aka gatwe kanjye n'uyu mutima wikoreye ibyifuzo by'abantu by'abamaze imyaka myinshi batabyara iby'abakobwa bagumiwe iby'abantu bize bakaba bafibitse diplome imyaka irenga 10 iby'ababuze aho baba iby'abakobwa bagumiwe iby'abasore babuze inkwano iby'abana babuze ubwenge ku ishuri iby'umugabo babanye nabi n'abagore ububona mfite stock y'ibyifuzo maze iminsi mbisengera mu butayu mu buvumo iby'abarozwe iby'abohererezwa ibintu maze iminsi nsenga ariko uyu munsi niyumvisemo kuza kwicara kuri channel YouTube yanjye nkasengera ibi byifuzo kandi muri uku kwezi mbisengeyemo kwa 4 niho nshaka ko bisubizwa ubwo nimba umaze mu myaka udasama muri uku kwa 4 usame aho wa depoje nimba utarana depoje bona akazi ndumva shaka kwinjiza abantu nimba ndi ntumwa rubanda ku Mana ndashaka kukwinjiza aho wantumye nimba warantumye akazi tangira akazi saa 2 saa 11 utahe nimba warantumye urugo rambagizwa muri uku kwezi shiraze yihuse ushake nicyo cyifuzo cyanzanye hano aya masaha kugira ngo nsengere ibyifuzo twabisengera ari byo byifuzo kugira ngo abantu barusheho Imana ibasange ibakoreho kuko ni byiza buriye umuntu aragusengera umuntu udukurikiye kuri no channel turi kumwe n'umukozi w'Imana umuntu yagusengera umukozi w'Imana basizwe mwibuke ko burya no muri Bibiliya hari abatambye yego abo batambye baragendaga bakakurambikaho ibiganza ukabasigira ibyifuzo byawe yego
bakakugereranya nubwo umwenda watabutse ahera wari ukingije ahera watabutsemo kabiri ariko ni byiza ko niba nta ntege ufite bagufasha kugusindagiza muri urwo rugendo kugira ngo nawe urusheho gukomera. Reka twakire umukozi w'Imana rero azamure bino byifuzo abasengere cyane ko uyu ari umwanya wihariye gusengera abantu bakurikira kuri uru rubuga cyangwa se kuri uyu muyoboro kugira ngo barusheho ibyifuzo byabo tubisengere. Umukozi w'Imana bisengere Imana ibisubize. Yego, wowe udukurikiye bwa mbere aribwo ukitubona utarampaye ibyifuzo, hita winjira muri iyi poromosiyo yo gusengerwa, nawe icyifuzo cyawe ucyaturire muri iri sengesho. Nawe unkurikiranye warampaye icyifuzo ariko ukabona ntikirasubizwa, menya ko iyi ari isaha ubwami bw'ijuru bwatatse ikibazo ufite kandi butagisiga amahoro. Tugiye gusenga. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, gira imbabazi nyinshi zitarondoreka. Ntabwo ujya unezezwa no kubona umwana w'umuntu ababaye. Ijambo ryawe riravuga ngo naho nababaza umuntu iteka ngeze ubwo nkamugirira ibambe. Hari abantu badukurikiye hano bafite ibyifuzo bimaze igihe kirekire, ntujye ukangwa n'iminsi y'ikibazo kuko ufite igisubizo cy'aka kanya. Muri aka kanya ujya umanukira mu ijambo rivuga ngo none aha ndahagurutse. Hari n'igihe ukora n'ibyo utabwiye uyu muntu, ukabikora muri nzi ibyo nibwira nzabagirira kugira ngo mbaremo umutima. Abantu bararize birenga kurira baraniha, bageze mu rwego nabyo batakibishoboye. Hari abantu bahuye n'ibigeragezo bageze ubwo bumva bemeye kubana nabyo kubera gutinda gusubizwa, ariko baranga babikinya, ntibava mu nzu yawe, ntibava mu murimo wawe, ntibacika intege ngo bagwe mu byaha, banzura kubikinya. Ariko uyu munsi hari itegeko ryihuse ijuru ryanzuye ko aba bantu bari bubone gutabarwa. Umuntu wese wari utegereje kubona akazi nakabone muri aya masengesho. Masengesho arakora, masengesho arihuta ajya amera n'amababa akaguruka, masengesho ajya batobare agaprovoka ikintu aho kiri kikaza. Daniel yasenze amasengesho ageze ubwo agera ku munsi wa 21 kandi ibisubizo byo ku munsi wa 3 byaje. Ntiyacika intege kugeza ubwo amasengesho aprovotse. Ijuru ryohereza Mikayeli ushinzwe intambara, ararwana, ibisubizo bya Daniel biramanuka. Haleluya. None nyiri biremwa aya masaha natumwe gusengera abantu bafite ibyifuzo. Hari abafite ibirenze kimwe. Mana we, hari abantu bize kugeza izi saha n'abashomeri batunze ingo, abandi ingo zabananiye barazinjiyemo barasezeranye, abandi barwaye indwara z'amayoberane zibamazeho igihe kandi uri umukiza Mana. Abandi bafite icyangiro bararambagizwa bigapfa Mana. Abandi niyo babonye akazi ntibagakora ukwezi kurenze kumwe kandi uri Imana ifite ubushobozi bwa byose. Uwiteka we, abandi bari gutwita inda zikavamo kandi uri Imana ifite imbaraga kunda Mana. Uri Imana ifite imbaraga zo kuzibura trompe abantu bagatwita utitaye ku myaka, kuko uri Imana y'inyembabazi, uri Imana y'inyambaraga. Sengeye ubwoko bwawe, hari abampaye ibyifuzo, hari abatarabimpaye, ariko byose mbizamuriye hano imbere yawe Mana. Hari abagiye mu mahanga ntibyabahira, babuze n'amatike abagarura Mana we. Hari abagiye gushakishiriza mu byaro nabyo birabananiye. Ntiwemere ko Satani yishima hejuru ubwoko bwawe bene aka kageni. Tabara ubwoko bwawe, tabara intama zawe. Ndabingingiye, ndabasengeye mu butware wampaye. Warambwiye ngo icyo nzasaba nizeye nzagihabwa. Sabiye aba bantu burinzi. Hari ababuze aho bahungira abaturanyi b'abarozi, ariko aka kanya
tegeka abarozi bakira agakiza mu izina rya Yesu. Mana urakoze. Mu nzira itagaragara yabuze hepfo abura haruguru abura hahitamo naho areka. Sobanura ibintu bye. Sobanura uyu muntu ufungiranye mu kibazo. Sobanura ibye. Buranira uyu muntu ufite urubanza. Muburanire. Mana we. Dirukana umwuka w'icyangiro. Dirukana ibintu Satani yabibye mu bantu. Oh Mana ndagushimira. Imana itega amatwi kandi gasubiza. Tumaze iminsi tukwinginga ariko uyu munsi twagusabaga gushyira iherezo ikibazo uyu muntu afite. Ndatura umugisha umuntu wese uri gucuruza bikanga. Ndatura umugisha bikunde. Umuntu wahombye ndatura kongera kugira umugisha wihuta cyane. Umugisha wihuta cyane. Ndatura umugisha ku muntu wubatse urugo rukaba rufite ubukene. Ndatura umugisha ku muntu ufite akazi ariko agakora akaberwaho umushahara ujya. Ndatura umugisha muntu wese yo byacyanze. Mana ndatura umugisha abantu bafite izi ngendo bagenda bikogona nta ngendo zirimo umugisha. Ndatura umugisha mu ngendo zo mu kirere, izo ku butaka, izo mu mazi. Ndatura umugisha Mana. Ndatura uburinzi. Ndahagarika impanuka izo arizo zose. Mpagaritse impfu ziri guturuka ku bakonikoni n'abarozi. Ndahagarika impfu. Ndatura ubuzima abantu bari gukenyuka. Ndahagarika umwuka wo gukenyuka. Izi nzozi mbi abantu bararamo ndahagarika inzozi mbi kwa jina la Yesu. Witeka we iki kirere cy'Imana nigihagarare ku bantu bawe. Ikirere cy'umugisha, kirere cy'ububyutse gihagarare ku bantu bawe. Urakoze Mana ndagushimiye. Ngushimiye nizera ko nibyo ntavugiye aha ugiye kubisoresha umwete wawe. Bisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.